Nkomeje kukwifuriza kugira ibihe byiza cyane ahantu hose uri, waba uri mu Rwanda komeze kugubwa neza, n'ahandi hose ku isi waba uri muri Afurika, ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Amerika, ahantu hose ku isi waba uri, nifurije guhirwa mu byo urimo byose. Twebwe twitwa Nzori Business Group Limited, tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Uramutse kandi ufite umutungo ushaka kugurisha, watugana tukagushakira abakiriya bawugura mu gihe gito cyane, ahantu hawe hakaba haguzwe. Kuri uyu munsi rero nk'uko watangiye kubibona ku mashusho, tugufitiye ikibanza kinini cyane kirimo n'inzu kigurishwa, giherereye Kimironko ahazwi nko kwa Mushimire. Ikibanza gifite ubuso bungana na metero kare 5,000, ni ukuvuga ko ari 1/2 cya hegitari. Kiri kuri kaburimbo neza rwose nk'uko muri kubibona. Igiciro cyacyo ni miliyoni 200, ariko zishobora no kuganirwaho. Aha hantu ni heza cyane ku bantu bubaka imidugudu, rero ndahakurarikiye kuko ni heza cyane nk'uko nawe uri kubyibonera, ndetse harimo n'inzu, gusa ni hanini cyane kuko hafite metero kare azingana n'ibihumbi 5, 1/2 cya hegitari. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iki kibanza, wahamagara 0788488697 cyangwa 0788230123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima, hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha, neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Aho ngaho niho dukorera, niho dufite biro. Mu gihe cyose washaka kudusanga kuri biro, naho ngaho wadusanga. Ushobora kandi no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube, wanditse Nzori Market. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu ariyo wa3nzuri.rw, bityo ukagenda ubona indi mitungo myinshi tugiye dufite ku ma platforms yacu, ndetse n'imari nyinshi ku buryo uramutse ushaka izindi mari naho wazihabonera cyane. Nibagirwe gusharinga iyi video ku nshuti n'abavandimwe. Ikindi kandi nibagirwe gukora subscribe ndetse no gukanda kuri button ya notification, kugira ngo buri uko tumaze gutunganya imari yacu cyangwa se gushyira imari yacu kuri YouTube uzagibona mu bambere 5 kuri 5. Twebwe twitwa Nzori Business Group Limited, ndetse ikindi umukiriya uje wacu yakirwa neza, ndetse tukamuhereza n'imari nziza cyane ziri n'ahantu heza cyane, ku buryo n'ubutaha agaruka akatugurira. Twitwa Nzori Business Group Limited, ni kazi cyane.